izakurinda ibyo biteye ubwoba, izakurinda intambara. Uwiteka azongera kubumbatiza amoya ye, azagwisha mu mababa yayo. Uwiteka azagutwikira. Uwiteka azakurinda kandi uzaba amahoro. Uwiteka azakurinda, uzakomera. Kandi Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana izakurinda mu gihe irimbura ku manywa. Uwiteka azakurinda ibiteye ubwoba bya nijoro. Twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikira kandi mukurikira izi channel Opera TV, Umuremyi TV. Imana nibaho umugisha mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye atandukanye, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje. Namwe mutuye muri diaspora, Imana nibaho umugisha aho mutuye hose, abavuga ikinyarwanda n'abatacyumva turabashuje cyane. Ngaho reka tubashimire uburyo mudukurikira kuri izi channel, mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu. Imana nibaho umugisha. Rero muri uyu mwanya tugize amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana. Nibwo bwa mbere twamwakira kuri izi channel, reka tumusuhuze natwe dusuhuze, anasuhuza abakunzi bacu. Yesu ndashimwe umukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe. Mumeze mute? Twari tumeze neza. Nakwibariza nk'ubu wenda uje kuri channel kugira ngo ubwirize ubutumwa bw'Imana, intego ufite ufite kugira ngo uze kuri izi channel ni iyihe? Intego ya mbere numva afite niyo kubwira abantu ubuntu bw'Imana no kugira neza kwayo. Muri iyi minsi abantu ubona ko habayeho ikibazo cyo gufunga amadini cyangwa amatorero. Ubona abantu basa nk'abantu nyine bacitsemo intege ukuntu, ukabona ntabwo bikimeze neza. Rero ikituzanye aha ngaha kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo insengero zibaye zitanahari, twebwe turahari. Niba waramenye Imana by'ukuri, ntabwo ibi ngibi bikwiye kugutera ubwoba. Ni muri ubwo buryo natwe turimo turi aha ngaha. Urakoze cyane. Navuga ngo hari benshi cyane baza kuri izi nkoranyambaga bakeneye wenda ubutunzi, bakeneye amafaranga. Wowe ntacyo waba ukeneye ku mafaranga kugira ngo ube wavuga ubutumwa? Oya, njye ntabwo nkeneye amafaranga, kuko mbaye mfite Yesu muri njye. Yesu uri muri njye mufite by'ukuri koko mfite amafaranga menshi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mushake ubwami bwanjye no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Imana irabizi ko amafaranga tuyakenera mu buzima bwa buri munsi, kandi Imana dukorera ni Imana ihemba. Ntabwo rero ari amafaranga cyangwa indonke mu bantu, ntabwo ari cyo kintu gikuru gitumye turi aha ngaha. Yego. Ariko navuga ngo n'umuntu wenda ushobora kwishimira ubutumwa waba ugiye kuduha, umwuka w'Imana umuyoboye akakubwira ati nakwishimiye, ndashaka kugira ngo nguhe agatike cyangwa amazi, nabyo ntiwabyemera? Ibyo ni ibintu nabyemera kuko ndi umuntu, ariko n'ibintu agomba gukora kubwe. Cyo ntabwo ndi hano gusaba. Ni umwuka w'Imana umuyoboye. Ni umwuka w'Imana amukoresheje, kayima yankunze gushyigikira amavuta y'Imana. Ni ubushake bwe. Imana iguha umugisha rero, kandi ndumva ufite intego nziza. Niba uje gukorera Imana by'ukuri, ari Imana yagushyize ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu bakizwe, reka tugusabire Imana umugisha, kandi Imana ikongera imbaraga, ikuyobore mu bintu byose. Reka rero tugusabe udusengera Imana, utubwire icyo Imana yagutumye. Twongeye kugushima Uwiteka Mana, twongeye kugushima ineza n'urukundo rwawe, twongeye kugushima kugira neza kwawe kwishi kwatubonetseho. Waraturinze muri iyi minsi yose itambutse kugeza n'uyu munsi tukiri bazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugeze aha hantu rero ndakwinginze kugira ngo mbere ya byose ubanze unyeze, kuko ndi umuntu utuye mu mubiri. Ndavuga nkatekereza, nyemerera amaraso Kristo yamennye ku musaraba i Golgotha aka kanya ambonekeho, anyeze ibyaha ndetse n'ibicumuro. Mu izina rya Yesu, ikintu cyose cyambuza umugisha ndi imbere yawe Yesu, ndakwinyize kugira ngo gikurweho nawe. Imbabazi zawe zongere kugaruka ku buzima bwanjye.
ntaba ari njye aka kanya, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera rero buri muntu wese muri aka kanya ugiye kudukurikirana nawe umuha umugisha, kandi Yesu nyemerere ufungura amatwi ye kugira ngo iri jambo cyangwa se ibyo tugiye kuvugira ahantu, nyemerere cyane ntibye guca mu gutwi ngo bisohokere mu kundi, bibi byubaka ubugingo Kristo, bigire ahantu bimukura ndetse n'ahantu bimushyira, mu izina rya Yesu. Buri muntu wese Kristo wera wa Isiraheli urushye cyangwa aremerewe umutabare, kuko Imana igira neza. Urakoze rero, tugoye karibu n'ikaze mu mwanya tugiye kumara turi imbere yawe mu minota cyangwa amasaha. Nyemerera aba ari uganza kandi utegeke, twinginze Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo bimanuke kubana natwe. Ijambo ryarambwiye ngo babiri baterane cyangwa batatu nderuruka nkabana nabo, natwe nzi neza ko tugeze muri uwo mubare. Ngaho dushyigikire nk'Imana shoboye byose, urakarama. Urakoze kubyumvishije, mbyambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ni karibu. Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza. Amazina yanjye ni Musabyimana Angelique, ndi umumama ndubatse, mfite umugabo umwe n'umwana umwe, ibindi byose bisigaye Yesu aduhana umugisha. Ikintu numvaga nshaka kubaganiriza, numvaga nshaka kubabwira kuri iri jambo dusanga muri Yeremiya. Ni Yeremiya ibice 15 ku murongo waho wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana isezeranira Yeremiya kumurinda. 19. Bavuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkukurokore, niko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Yesu nashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana ririmo riratubwira, ryabwiraga Yeremiya. Aka kanya ntago ari Yeremiya uriho, aka kanya ni wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri umugore, uri umugabo, uri umukobwa, wenda uri umusore, urakuze cyangwa se uri ingimbi. Ijambo ry'Imana ni wowe riri kubwira ku mazina yawe. Vanamo Yeremiya, uvuge ngo njyewe Anje, uvuge ngo njyewe Rufredi, uvuge ngo njyewe Mbarushimana. Vanamo Yeremiya. Ijambo ry'Imana avuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Byashoboka ko muri iyi minsi hari ahantu warutaniye, ariko ijambo rimwe riravuga ngo garuka. Nugaruka nzakugarura kugira ngo ugume imbere yanjye. Niba warutanye ibirenge, Imana irimo iraguhamagara. Niba warutambitse ibirenge gato, Imana irimo irakubwira ngo garuka, ugume uhagarare iruhande rwanjye. Nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwe nubivana mu bigawa. Imana irimo irakubwira ngo vana ibintu bishimwa mu bigawa, vana izina ry'Imana mu magambo. Ibintu bigawa, ntugatukane, ibyo ngibyo ni ibigawa, bivanemo. Ntugasambane, ibyo ngibyo ni ibigawa, bivanemo. Ntukanywe inzoga, ibyo ngibyo ni ibigawa, bivanemo. Ntukibe, ntukabeshye, ntukakore ibitandukanye n'ibyo Uwiteka arimo aravuga. Ibyo bintu aho waba waratanye hose, aho uri hose, kura ibintu bishimwa mu bigawa kugira ngo uhagarare iruhande rw'Imana. Bivane bikugwa. Nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa bivanye mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Ibyo bintu nubikora uzaba nk'akanwa k'Imana. Ni ukuvuga ngo niwatura umugisha, umaze guca bugufi, umaze kugira ibintu uvanamo,
uvana mu mubiri cyangwa mu bugingo bwawe uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Nusaba umugisha uzawubona, nusaba akazi uzakabona, ikintu cyose uzavuga hazaba harimo ubutware, ikintu cyose uzakora akanwa kawe kazaba kabaye nk'ak'Uwiteka. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Byashoboka ko hari abantu bagutaye muri iyi minsi, abantu cyangwa ibintu, abantu bagutaye ukabona kuri wenyine. Abo bantu ngo bazakugarukira nuhagarara mu nzira y'Uwiteka, nuhagarara aho Imana ishaka kuhagarara, nugira ibintu utandukanya nabyo. Abo bantu bagutaye bazakugarukira ntuzabagarukira, niko ijambo ritubwiye. Nugira ibintu wowe ureka kubwo kuronka Kristo, ukwemera guhagarara uko Imana ishaka, akanwa kawe kazaba kabaye nk'ak'Imana. Haleluya. Nusenga Imana izakumva. Abo bantu rero bazakugarukira ntuzabagarukira. Yesu nashimwe cyane. Kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome kigukingiye abo bantu. Haleluya. Uwiteka azakugira inkike. Imana nishimwe. Iyo urugo rwubatse rukagira ahantu mu nkike cyangwa se mu nguni, rukaba harimo ibiti bikomeye, rukagira imbariro zikomeye, nta muntu ujya ubasha kurumenera. Reka agakiza k'Uwiteka muri iyi minsi, muri iki gihe, kabe muri wowe. Uzaba wubakitse nk'inkike, uzaba ukomeye, nta muntu uzasenya amarembo yawe. Niko ijambo ry'Imana riri kuvuga. Uzaba wubatse nk'inkike yubakishijwe imiringa, ibe nk'igihome kigukingira abo bantu. Abo bantu ntacyo bazagutwara, nabo bazakurwanya ngo ariko ntibazagushobora. Nibakurwanya ntago bazakunesha kuko urakomeye. Kabiri, umwuka w'Imana ari muri wowe, agakiza k'Imana kari muri wowe, akanwa kawe karahindutse. Ntago ukiri wa wundi, ntago ari wa wundi wajyaga ujya mu businzi, ntago akiri wa wundi wajyaga ajya guteka imitwe ngabona amafunguro y'iri joro cyangwa se y'ejo. N'ubundi Yesu yaravuze ngo ifunguro mujye musaba ibyo kurya by'uyu munsi, ejo uyu munsi ni wo wawe. Iri jambo ukiryumva, uyu munsi ni wo wawe. Gira ibintu utandukanya nabyo, kubera ko numara gutandukanya nabyo ibyo biguhiga cyangwa ibyo bikurwanya ntago bizakubona. Yesu nashimwe cyane. Nibazakurwanya ariko abo bantu ntibazakurwanya ariko bazakurwanya ariko ntibazakubona. Kandi nkurokore, niko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha. Haleluya. Yesu nashimwe. Uwiteka azakurwanirira abo banyabyaha cyangwa abo banyamahanga. Uwiteka azakurinda amaboko yabo. Wumve ko hari Imana ije kukurwanirira intambara, ariko hari icyo ijambo rivuga. Hari ibintu ugomba gutandukanya nabyo kugira ngo banze kuba uko Uwiteka ashaka. Ngo kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Yesu nashimwe. Ntuzongera gutinya ibintu byaguteraga ubwoba. Ibyo ngibyo Uwiteka agiye kugukiza amaboko yabyo. Ibyo bintu byari bigusumiriye, amaboko yabyo ntago azongera kukugiraho ububasha. Ibyo bintu wabonaga ukabona biteye ubwoba, ntago uzongera kugira ubwoba. Wowe hagarara mu nzira y'Uwiteka. Haleluya. Wowe genda uko Imana ishaka, nta bubasha nta bushobozi, kubera yuko warahindutse. Ntago uri wa wundi, hari aho wavuye, hari naho ugeye. Wibuke, wongere wibuke Uwiteka yarwanirira Abisiraheli ngo yabakujeyo amaboko yakomeye. Amaboko y'Imana niyo yabikoze, ntago ari imbaraga z'abantu, ntago ari Mose, ntago ari Yesu, ntago ari Kalebu. Ni amaboko y'Uwiteka niyo yabikoze. Kumvira Uwiteka. Ijambo ry'Imana avuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze yuko ukibaswe n'ibyo byaha uba ukiri mu bujiji bw'isi. Byashoboka ko wize. Bibiliya ntabwo ivuga amashuri ngo umuntu yaraminuje, ngo wenda yize dogitara, yakoze amalisansi atandukanye. Imana ivuga dore kubaha Uwiteka, kugendera mu nzira zitunganye.
kugira umutima uciye bugufi muri wowe, gutinya Imana no gusenga niko kumvira Uwiteka. Ubwo nibwo bwenge, kumenya Uwiteka nibwo bwenge. Nukora ibyo Imana ishaka nawe akanwa kawe kazaba nk'ak'Imana. Witebwe ubwoba rero n'iminsi turimo cyangwa se ibihe duhagazemo. Imana irakubwiye ngo genda uko ishaka, izakurinda ibyo biteye ubwoba, izakurinda intambara. Uwiteka azongera kubumbatiza amoya ye, azagwisha mu mababa yayo. Uwiteka azagutwikira, Uwiteka azakurinda kandi uzaba amahoro. Intambwe zawe cyangwa imbago zawe Uwiteka azazagura. Nuba mu by'Imana, Imana nayo izaza mu byawe. Nugenda uko ishaka, Uwiteka azakurengera. Ntiwongere kugira ubwoba, ntushidikanye. Niwumva ufite ibibazo, ufite intambara, jya wegera Imana usenge kandi ufite kwizera kandi ufite ibyiringiro muri wowe. Umutima wawe nutuze, Uwiteka araguhumuriza uyu mugoroba, iyi saha, aho uri hose mu bihugu bitandukanye. Imana ikukubwira ngo ntutinye, wowe guma mu buntu bw'Imana, wowe genda uko Imana ishaka. Uwiteka azakurinda, uzakomera, kandi Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana izakurinda mu gihe irimbura ku manywa. Uwiteka azakurinda ibiteye ubwoba bya nijoro. Uwiteka azakugenda imbere. Niko Yesu, niko ijambo ry'Imana rivuga, ryabwiye kuri uramwa ngo yewe kuri we nzakugenda imbere. Ahantu hataringaniye nzagenda maringaniza, ngo nzasenya ibihindiro n'imiringa by'ibyuma nzabimenagura. Guhagarara uko Imana ishaka. Yesu agiye kukugenda imbere. Ahantu wabonaga hataringaniye, imisozi n'ibikombe, Uwiteka agiye kubyururusa ku buzima bwawe. Imana ije guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana ije guhindura imibereho yawe. Wowe guma mu mwanya umwe wo kwizera, wowe guma mu mwanya umwe wo gusenga. Kabiri, ukuraho ibyaha. Gusenga n'ibyaha ntago bigira umumaro. Iyo umuntu asenga n'ibyaha ntago atabarwa. Iyo umuntu asenga n'ibyaha ntago ava ahari. Iyo umuntu asenga n'ibyaha ntago ajya yagurirwa imbago. Jya utunga umutima uciye bugufi. Uyu mutima Imana irawishimira. Umuntu ukora icyaha yarangiza kandi akamenya ko yacumuye, agaca bugufi. Bene data, twese turi mu isi, ntago turagira aho Satani atatera amabuye. Twese turacyakora ibyaha, ariko se igihe wagikoze ukora iki? Iyo ubonye ukiguyemo ukora iki? Ese uriherera ugasaba Imana imbabazi, cyangwa se uragenda ukavuga ati n'ubundi nabikoze ubwo bihwaniremo? Hoya, ko ntago ariko gusenga nyakuri. Gusenga Imana ishaka kwa mbere ni ukwihana. Gusenga kwiza ni ukwihana. Nubwo watavuga amagambo menshi, nubwo utaririmba, ariko ukihana, ukabanza ugakura ibyaha mu mutima wawe, ukabanza ukagira ibintu uvamo, ukabanza ugakuramo impagarara, ukabanza ugakuramo gushidikanya, ukabanza ugakuramo ubwoba, ukabanza ugakuramo amaganya, ukabanza ugakuramo amarira, kuko umutima ubabaye wowe Uwiteka ntago awishimira. Niba ubabaye senga, niba ubabaye ririmba, niba ubabaye gira ikintu wakora, nawe gira intambwe watera kugira ngo Yesu nawe aza guterera intambwe 99. Murakoze rero kubwira ijambo ry'Imana. Munyemerere dusengane Imana. Uri Imana igira neza, uri Imana ya kwizerwa ndetse no kwiringirwa. Mana, sengeye umuntu wese wumvishira ijambo, nyemerera rishora imizi mu mitima wiwe. Nyemerera ijambo rigira aho rimukura ndetse naho rimushyitsa. Nyemerera abari bacitse imbaraga wongere ubakomereza amaboko. Nyemerera amavi yasukumaga wongere uyakomeze. Nyemerera imitima yari ihebye wongere uyivomerere. Nyemerera abantu Uwiteka bari banamutse bongere basubizwemo ibyiringiro, kuko uri Imana ikora, uracyakora. Kuko uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ngaho nurwanirira abantu bafite intambara, barembejwe n'uburwayi ubakize, bafite amadeni nuyishyure, abantu bashumere nubahereza akazi. Uwiteka buri muntu wese mu kibazo afite, wetaho twese urukire kumurinda, urukire kurwana. Ngwino urwana inkundura, ngwino Data wa twese ugira icyo urema kandi ugikomeze. Urakoze, turagushimye. Twebwe twavuga bikeya nk'abantu, ariko byinshi bifite umumaro. Uri Imana ibizi. Ngaho nyemerera uhaze kwifuza ku muntu wese Kristo muri aka kanya wumvishe iri jambo akaryizera. Umuntu wese waritegeye amatwi
unyeremerere umwagurire imbago nk'uko wazaguriye Yabesi, unyemerere umutwikirize umutaka, usase ihema ryawe rirerire kandi rigari, kugira ngo aba bantu bawe Kristo ubarinde maze bazabona amahoro. Mbasabiye umugisha wa mbere mbasabiye ni umugisha wo kuzakubona ubwo uzaba ugarutse gutwara itorero. Mana, ubwo impanda izavuga nabo Kristo bazabe bari maso. Nyemerera Kristo wowe nuceceke mu mitima y'abantu, ukomeze kongorera ijwi ryawe, kandi kuko ari ufite amagambo meza y'ubugingo, ukomeze guhumuriza imitima. Urakoze kubyumvishije byose, mbyambaje Imana mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Urakoze mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha kandi ikongerera imbaraga n'amavuta menshi cyane. Urakoze cyane kugira ngo abantu nibagukenera bazaguhamagare ku buryo babasengera. Nimero yanjye ni 07 955 70 57 1. Wanyandikira kuri WhatsApp, iyo niyo nimero yanjye. Wahamamagara. Nimero nkoresha kuri WhatsApp ni 0732 771 278. Iyo niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp, wanyandikira. Urakoze cyane. Murakoze. Ubu se niba guhamagara nijoro uzabitaho? Nyine nijoro hari ijoro nawe ubona rikabije. Iyo ijoro nka muntu wamamagara saa sita kuzamura, ushobora kuza agasanga ntago ndi maso. Abanyamerika ko baba ari kumva nk'ubwo niba guhamagara bashaka kugira ngo basengere, uzabyemera? Nasengera mu gihe cyose wakora umurimo w'Imana. Cyangwa umugabo wenda akaba yavuga ati ariko ni gute baguhamagara iryo joro ryose? Ni ukuvuga ngo isaha yitwa saa 9 twebwe abakristo cyangwa abarokore ahanini ntabwo tuba dusinziriye. Iriya saha yitwa saa 9 tuba turi gusenga. Yego. Mba ndi mu mwanya mwiza wo gusenga, kuko iriya saha ya saa 9 ni isaha y'ibitangaza. Yego. Iriya saha naboneka, ubonye umuntu ari online, umbonye ndi online, ntabwo wabura kunyandikira cyangwa se kumamagara, nagufasha. Kuko ntago nashyiraho isaha, ushobora no kuba uryamye Imana ikakubyutsa saa 8 tigenda irunaka, dore umwana wanjye genda ngutumyeyo, kandi imbere y'Imana nta mpamvu. Kandi Imana nayize ubwenge, ntago Imana yaduhaye ubwenge, yari ifite ubwenge burenze ku bwacu. Isaha yose nayo Imana ishaka gukoresha yagukoresha, irabizi ko turi abantu kandi twubatse. Ntago rero Uwiteka yagira, ntabwo Imana wayishyiriraho umupaka, ahubwo Uwiteka niwe ugomba gukora, ntabwo ari twebwe turiho. Imana ishimwe. Rero urakoze mukozi w'Imana. Ubwo nawe ugiye kujya ku rugamba rwo gukorera Imana kuri YouTube. Imana izagushoboza kandi izaguha imbaraga. Namwe mwadukurikiye hano kuri izi channel, mukaba mwumvishije iki kiganiro, mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tuzajya dukora, kuko ni mwebwe dukorera kugira ngo tuzajyane mu bwami bw'ijuru. Murakoze cyane rero. Ciao ciao. Imana ibarinde, umugoroba mwiza.